Imana ihabwa icubahiro kubw'uyu mwanya iduhaye. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ku batanzi nitwa Gahungu Charles, nkaba sengera mu itorero rya Assemblée de Dieu i Nyamirambo. Muri ibi bihe turimo aho tutabasha guhura nk'abakristo ngo duterane twese hamwe, mu by'ukuri Imana idushiriyeho ubu buryo kugira ngo tubashe gutambutsa ijambo ryayo, tubashe kuriganira, kandi turabishimiye. Reka tuyishimire dusenga. Uwiteka Imana yacu, nguhaye icubahiro kubw'uyu mugoroba umpaye kugira ngo mbashe gusangiza ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndabinizi neza ko iyo ijambo rimanutse riba rifite impamvu, riba rifite n'intego, aho riri bugere mu mitima y'abantu ni imbuto izabibibwe kandi igomba kwera izindi. Ndasaba kugira ngo umwuka wawe wera abane nanjye, anyobore, kandi Imana yo mu ijuru azabane n'abazaryumva. Icubahiro ni icawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashimye Imana nk'uko nabivuze muri uyu mugoroba, aho muriherereye mwese, baba abakristo turi kumwe hano mu Rwanda ndetse n'abandi bashobora kudukurikira ku isi yose. Ndabasuhuje. Abenshi dusanzwe duterana hashize igihe tudahura, turabakumburanye, ariko umwuka wera arakomeza duhurize hamwe. Tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuzima bufite intego. Nicyo gitabo tumaze igihe twiga tunaganiraho. Hari bagenzi banjye bambanjirije bakivuzeho, ndetse bashingiye no ku ijambo ry'Imana, iki ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Twasanze yuko Imana iturema yari ifite intego eshanu, cyangwa se ubuzima bw'umuntu, impamvu turiho. Intego ya mbere kwari ukugira ngo tunezeze Imana. Intego ya kabiri, yaturemye kugira ngo tube mu muryango, kandi wo n'umuryango w'Imana. Intego ya gatatu, twaremewe gusa na Kristo. Iyo niyo twizeho, Pastor Annette yatwigishijeho mu minsi ishize. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ntego ya kane, ivuga ngo twaremewe gukorera Imana. Impamvu turiho, hari imirimo Imana yateguye tugomba kuyikorera. Intego ya gatanu tuziga ubutaha, cyangwa se n'abandi bazatwigisha, ni intego ivuga yuko twaremewe umuhamagaro. Hari umuhamagaro, hari icyo Imana yaguhamagariye. Ariko uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe icyo Imana yaduhamagariye, yadushiriye kuri iyi si kugira ngo dukore. Urebye isi itangira irema ry'umuntu, ntabwo Imana yaremye Adamu na Eva ngo hanyuma ibashira ahantu mu ngobyi ngo bicare, iziza igitondo n'umugoroba ibagaburire, baryame, babyuke, barye. Ntabwo ariko Imana yabiremye. Imana yaturemye iduha n'umurimo tugomba gukora. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, havuga neza ukuntu Imana yaremye Adamu, imushira muri iriya ngobyi ya Edeni, iramubwira ngo ngushize muri iyi ngobyi, ugomba kuyikorera, ugomba kuyitunganya. Yamuhaye imbuto, ariko umuha n'inshingano. Aha rero guhera mu irema ry'umuntu bigaragara neza yuko ntabwo Imana yaturemye ngo twicare. Adamu rero yari afite inshingano, si niyo yonyine, yari afite n'inshingano yo gukorera Edeni, ariko no kuyirinda. Ni ukuvuga ngo kubungabunga, akayirinda neza, akayikorera neza, kugira ngo irusheho kuba nziza. Imana yaraturemye rero tugomba gukora. Igihe rero turemye ikatubwira ngo dukore, ntabwo ikunda abanebwe. Ntabwo ishaka umuntu utagira umwete, ngo aba afite umuhate mu mirimo akora.
iyo usomye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 23 haravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Ahangaha bitugaragariza neza ukuntu tugomba kuba abantu b'umwete. Havuga ngo mubikore nk'abakorera shobuja wo mwijuru, nk'abakorera Imana. Niba ugiye ku murimo uwukora uvuga ati nawuhawe n'Imana ishobora byose kandi ngomba kuyikorera ngatanga umusaruro. Iyo urebye mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 haravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Bivuga iki? Ndi kuvuga ukuntu Imana yaturemye mu buryo budasanzwe kandi duha gukora idakunda abanebwe. Iravuga ngo igihe cyose uri hano kuri iyi si ugihumeka ugomba gukora n'umwete, kuko nuva muri ubu buzima ubundi nta migambi nta bindi by'ubwenge bwo gutekereza byo kuvuga ngo ndakora iki niki bizaba birangiye. Imigana none igice cya 10 umurongo wa 4 ho haravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Ibi ni ibyanditswe bike nagira ngo dusangire mbereke yuko Imana yaturemeye gukora kandi tutarabanebwe. Imana yaturemanye ubwenge n'ubushobozi mu buryo budasanzwe. Nkuko tubizi ijambo ry'Imana yatubwira ngo yaturemye mu shusho yayo. Imana yaturemye iduha ubwenge, ni nayo mpamvu muri ubwo bushobozi yaduhaye mu ijambo ryayo nayo itubwira ngo tuyikunde n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose. Ibyo ni ibintu nakwita resources cyangwa se ubutunzi umwana w'umuntu afite butuma ubasha gukorera Imana. Umutima wawe Imana yaguhaye, ubugingo bwawe igihe cyose ukiriho, ubwenge, hanyuma n'imbaraga. Muri izo mbaraga zirimo reka mvuge ngo ni bice nka bitatu. Hari imbaraga zituma ubasha guterura iPad, guterura intebe, guterura ikintu cyari cyo cyose gisaba imbaraga. Ariko hari n'imbaraga nakwita ubutwari Imana iguha ukabasha gutegeka. Nkaba nabwira umwana ngo haguruka aho ngaho ujye kuzana iki ngiki. Ibyo nabyo n'ubutwari biri mu mbaraga. Dufite ubushobozi bwo gutegeka. Hari n'imbaraga zijyanye n'ubundi bushobozi umuntu aba afite, byo nakwita mu Cyongereza ability. Nukuvuga ngo hari force, power and ability. Ibyo byose ni ibintu Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kuyikorera. Tugomba gukorera Imana rero muri ubwo buryo dukoresheje ubwo butunzi Imana yaduhaye. Yesu adutegeka gukora nk'uko nawe yakoze. Iyo tuvuga ngo ijambo ry'Imana riradusaba gukora, dufite uwo tugera intambwe cyangwa se ikirenge muce. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo igice cya 20 n'umurongo wa 28 aho Yesu yabwiye abantu n'abigishwa abigisha arababwira ati rega ni munyigireho mundebereho, njyewe ntabwo naje kugira ngo nkorerwe, hoya ahubwo naje kugira ngo mbakorere. Naje gukora, si no kubakorera gusa, ahubwo naje no kugira ngo nitange n'ubugingo bwanjye kugira ngo mubashe gukira. Bigaragara yuko Imana ni Imana idakunda abanebwe, kandi na Yesu aza kuducungura yaje ashaka kugira ngo akore n'imirimo ye. Aranatubwira ngo ariko natwe tugomba gukora. Rega munibuke no muri kiriya gice cya nyuma cya Matayo ahadusigira umukoro cyangwa se assignment cyangwa se devoir, uko umuntu yabivuga mu ndimi zarizo zose.
yaravuze ngo mugende ku isi yose muvuge ubutumwa, mwigisha abantu bahinduke, abizera, abemera, mubabatize. Uwo ni umurimo Imana rero irashaka ko dukora. Abantu benshi rero, reka mvuge ngo niba navuga ngo hafi ya bose, abenshi mu by'ukuri bashaka gukorerwa, bo ntibakorera abandi. Ikigaragara niki? Uzareba abantu bose, iyo utanze impano ugaha umuntu impano runaka, aranezerwa cyane. Muri kamere y'umuntu ukuntu tumeze, umuntu aba ashaka ngo impa cyangwa se nkorera iki, unkorera iki. Umuntu aje akakubwira ati ndakubakira inzu, yajya wakuma amashi, wakwishima, wanezerwa. Ariko se wewe uyimwubakiye, uwo munezero wumva waba ufite kugira ngo ubashe gukorera umuntu, cyangwa se umuntu wagukoreye agatuma unezerwa, tekereza icyo nawe wakorera undi muntu kugira ngo nawe anezerwe. Mbere y'imirimo turi kuvuga ko tugomba gukora kandi ntitubabanebwe. Hari ikintu kibanziriza imirimo. Ushobora gukora ugakora n'imbaraga zawe zose, ariko wajya guhembesha ntibaguhembe. Iyo ukora utazwi, sinshobora guhaguruka hano ngo njye mu kigo iki n'iki ninjiremo ntangire nkora imirimo nindangiza mvuge ngo nzahembwa. Ni ngombwa ngo babe banzi nk'umukozi wanditse ku rutonde rw'abakozi b'icyo kigo. Ijambo ry'Imana rero naryo riradusaba, nibyo twaremewe gukora, ariko hari icyo bidusaba. Ratubwira ngo mbere yuko twinjira muri ya mirimo Imana yaduteguriye gukora, ni ngombwa ngo tubanze twiyandikishe. Ni ngombwa ngo tubanze twemerwe, tujye kuri list. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura yuko niba mvuze ngo ndashaka kuzakora ibyo nkora bikandikwa bikazagira n'umumaro nkazabihemberwa, niyo mpamvu dusabwa kubanza gukizwa. Ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubanze dukizwe, imirimo izenyuma. Iyo ukijijwe rero ukaba umwana w'Imana, mu by'ukuri na ya mirimo ukora nibwigira agaciro. Ariko iyo ugiye gukora utarakizwa, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko iyo mirimo ntaho yandikwa. Ntuzagera mu ijuru nguze kuvuga ati nakoze ibi n'ibi. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko igihe tuzagera mu ijuru, impanda ivuze, abantu bagiye kujya imbere y'Imana, ngo hari n'abazaza bavuga ngo ariko twakoze ibi n'ibi 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 n'ibi, ndetse tukabikora mu izina ryabo. Ariko akababwira ngo hoya simbaza. Bivuga iki? Ikintu cya mbere ni ukubanza kwakira Yesu nk'umukiza wawe, ukemera neza ko ari umwami w'ubugingo bwawe, agategeka ubugingo bwawe kugira ngo ya mirimo ukora yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ni byiza rero yuko tubanza gukizwa. Abaefeso igice cya 2 uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirata. Bivuga iki rero? Ntabwo imirimo yacu twakoze myiza ari yituma dushimwa n'Imana, ahubwo aravuga ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Ni ngombwa ngo tubanze twemere Imana, twizere Yesu ko ari umukiza wacu, hanyuma imirimo ibone kuzanwa. Umurongo wacu mukavuga ngo ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo, ni ukuvuga ngo hari imirimo Imana yateguye, ariko iyo mirimo yayo kuyikora neza nuko tuyikorera muri Kristo Yesu. Ariyo mpamvu ari ibintu by'ingenzi kugira ngo tubanze dukizwe, tubone kujya mu mirimo y'Imana.
ni ngombwa kwitegura kwinjira mu murimo, ugakizwa, ugasaba umwuka wera kugira ngo akuyobore ubashe kumenya imirimo ukora neza nk'uko Imana yiteguye. Reka nsubire ku kuntu Imana yaturemye kugira ngo dukomeze. Imana ituremeye iyo mirimo myiza yateguye kuva kera kugira ngo tuzayigenderemo, yaduhaye n'ubushobozi. Yaturemye mu buryo budasanzwe, iturema iduha n'ububasha n'ubushobozi butuma tubasha gukora ya mirimo. Iyo umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu, kugira ngo ubashe gukora ya mirimo Imana yaguteguriye muri Kristo Yesu, Imana iguha impano. Umwuka wera araza akakwinjiramo, akakuyobora, akaguha impano z'umwuka kugira ngo ubashe gukora iyo mirimo. Izo mpano uwo mwuka wera akagukoresha, noneho imirimo y'Imana ukabasha kuyikora neza. Kandi ibyo ngibyo iyo ufite umwuka w'Imana, niyo mpamvu utuma ukora imirimo utagononwa, udatekereza cyangwa se udahatirizwa. Ubwo ni uburyo Imana yaturemye kandi ishaka yuko tubasha kuyikorera mu buryo bukwiye. Uretse n'umwuka wera, umutima Imana yaturemanye, umutima yaduhaye, ni umutima ubasha gusobanukirwa uburyo tugomba kuyikorera. Umuntu wese afite uko ateye, uko Imana yaguhamagaye, nuko wavutse cyangwa se nuko umutima wawe umeze. Imana iyo umaze gukizwa, ndashima Imana yuko none na wa mutima irawuhindura. Jambo ry'Imana rivuga ngo uduhindure, ngo imitima yacu ngo wongere uyihindure uyigire imitima misha. Ikava muri wa mutima wa kera wa kamere ukagira uwundi mutima musha, none ukabasha gukorera Imana. Nuko gukorera Imana ufite impano z'Imana, umutima wawe wahindutse, Imana iguha n'ubwo bushobozi. Iguha ubushobozi, kandi ubwo bushobozi ntimutekereze ko ari bujyanye n'ibi bifatika by'amafaranga, usibye ko nabyo bikenewe kandi nabyo bidufasha. Ariko hari ubushobozi Imana yaguhaye ukivuka. Hari ubwenge Imana yaguhaye. Ubwo bwenge Imana irashaka kubikoresha, hanyuma ububyaza umusaruro. Uzi ko ushobora kuba warahawe ubwenge karemano cyangwa se kavukire, hanyuma ubwo bwenge bukabasha guhindura isi. Mwibuke umwami Salomo ajya gutegeka, yararebye ubwoko bw'Abisirayeli, aravuga ati oya. Imana imubwiye ati nsaba icyo ushaka, ati kugira ngo nzabashe kuyobora ab'Abisirayeli, reka nyisaba ubwenge. Natwe hari ubwenge Imana yaduhaye ibasha gutuma ubasha kuyikorera. Muri ubwo bwenge Imana ikagufasha ukabukoresha, ugatanga impanuro, ugatanga ubujyanama, ugakora ibintu bitandukanye. N'igihe Abisirayeli bari mu butayu bageze ahantu bagomba kubaka ihema ry'Imana, Imana yabwiye Mose ngo genda utoranye, igenda itoranya abantu b'abahanga bafite ubwenge, bafite n'ubumenyi butandukanye, arabazana, hanyuma bubaka rya hema. Imana rero yaduhaye ubutunzi bwinshi, iduha ubwenge, iduha ubumenyi, iduha ubuhanga, iduha ubutunzi. Ibyo byose kwari ukugira ngo tubashe kuyikorera. Ntabwo tugomba kubipfusha ubusa. Uretse n'ibyo, hari ikindi kintu cy'ingenzi cya kane, ni imiremere cyangwa se uburyo imiremerwe yawe, uburyo waremwe. Hari abantu bagira complex, ugasanga niba warari muri mugufi bigatuma ugira complex cyangwa se utiyumva ngo wiyakire. Niba uri muremure cyane, nabwo ukavuga ati iyo nyuze ahantu baravuga ngo ndi muremure cyane ndakabije. Waba unanutse cyane ukavuga ati ndananutse cyane. Waba ubyibushe cyane ukavuga hoya. Ariko Imana, reka nkubwire ngo Imana yakuremye irakuzi. Uko nyine yakuremye, unyurwe nuko yakuremye. Niba uri muremure cyane, byishimire. Muri ubwo burebure hari impamvu Imana yakugize muremure, kandi ugomba kuyihimbaza ukayiramya. Muri ubwo bugufi bwawe hari impamvu yatumye uvuka uri mugufi, kandi bugufi nabwo buzaguhimbaza.
ntimujya mubona abantu bafite ubumuga butandukanye bahimbaza Imana kandi Imana ikabakoresha bagakora ibitangaza muri ubwo bumuga bwabo, Imana ikabakoresherezamo. Ukuri rero ugomba kwiyakira ukavuga ngo Mana niwe washatse komera gutyo. Ubu twese iyo tuza kuvuga ngo duhitemo uko tugomba kuvuka tumeze, hari benshi bari kuvuga ati ndashaka gutya na gutya, sinshaka kuba igikara cyane, sinshaka kuba inzobe nyinshi, hoya, reka mbabwire ngo nyurwa nuko Imana yakuremye, hanyuma uyikorere, kandi uko wayakuremye irashaka kuyihimbaza. Ikindi gituma tubasha gukorera Imana neza nibyo tuba twaranyuzemo, experience, inararibonye. Aho tunyura tukiri abana, umuryango uvukiramo, umuryango ukuriramo, ibyo bakwigishije, hari igihe wisanga wanyuze mu bintu ndetse n'ababyeyi bawe bataguteguriye cyangwa batifuzaga kunyuramo, ariko ibyo byose iyo binyuzemo birangira Imana iguhaye experience, kandi iyo experience nta kindi bigamije, ibishaka ngo uyigiremo muri ibyo bintu wanyuzemo, nurangiza uyishime, kandi biba byarabereyeho kugira ngo uzafashe n'abandi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo biriya byabaye ku Bisirayeli, ibyo banyuzemo byose ngo kwari kugira ngo bizatubera akabarure. Ndashaka kugana ku musozo, ntabwo ndi butinde, ariko ndagira ngo nkubwire ngo twaremewe gukorera Imana. Imana yaraturemye kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa, kwamamaza, kwerekana imirimo yayo, gukora imirimo yayo, icyubahiro cyayo. Ibyo dukora byose, niba uri umuhinzi, hingana umwete kandi ukore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Niba uri umufundi, kora akazi kawe k'ubufundi n'ubuhanga Imana yaguhaye kandi ugakora unezerewe mu cyubahiro cy'Imana. Niba uri umu-engineer, bikore mu cyubahiro cy'Imana. Igihe Imana yaguhaye cyawe cyo kuri iyi si, ugifite imbaraga n'ubushobozi, ndagusaba nkwinginga ngo muri izo mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'ubutware bwawe bikorera Imana, bikoreshe kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Kandi buri wese Imana ifite igihe yamugeneye. Hari igihe najyaga nibaza cyane cyane ntekereje ku buzima bwa Yohana Umubatiza, kavuga ngo Mana, ese Yohana Umubatiza kubera iki yapfuye ruriya rupfu rubabaje? Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta muntu wabyawe n'umugore umeze nka Yohana Batista. Kavuga ati kubera iki Yesu atamutabaye? Ariko nza kumva umwuka w'Imana nganiriza, arambwira ati ariko se Yohana Umubatiza umurimo Imana yari yaramuhaye gukora kuri iyi si yari yawurangije. Igihe cye kirangiye Imana iramuhamagara. Muri uko gukorera Imana nk'abakozi b'Imana turasaba guca bugufi. Niba hari ikintu cy'ingenzi gikenewe ku muntu wumva ko ari gukorera Imana, ashaka gukora umurimo w'Imana, no guca bugufi. Kuko Yesu nawe yaciye bugufi akoza n'ibirenge by'intumwa ze. Icyo cyari ikimenyetso cyo kugira ngo ace bugufi. Turagana ku musozo. Ibihe turimo muri iki gihe cy'icyorezo, reka ngaruka muri iki gihe cy'icyorezo turimo, umuntu ashobora kwibaza ngo nakora iki, twakora iki? Twibuke yuko Imana yatubwiye cyangwa ijambo ry'Imana ridusaba yuko tugomba gukorera abandi kuruta kwirebaho. Kuko na Yesu yabivuze ngo ntabwo yaje kwihesha icyubahiro no kuri isi, ahubwo yaje gukorera abandi. Natwe tugomba gukora kandi dukorera n'abandi, dufasha abandi. Muri iki gihe hari uburyo bwinshi twakora. Hari abantu bafite ubwoba, hari abantu bihebye, kandi nyamara weho Imana yaguhaye ubwenge, ushobora gukora
no guhamagara umuntu ukamukomeza ukamubwira ati mwene data humura, iki cyorezo ntabwo ari cyo kuturimbura, ahubwo Imana izakiturindiramo hanyuma birangira yihesheje icubahiro, ukamukomeza. Ibyo ni ibintu bimwe ugomba gukora, kuko Imana yaguhaye ubwenge, iguha uburyo ushobora gutanga ubwo bujyanama igihe abandi bihebye. Uretse n'ibyo, hari abantu bashonje kandi nyamara weho hari ibyo wahunitse. Ejo bundi bavuga ati abantu bagiye kuguma mu ngo, aho nanyuze umugoroba nagiye kubona mbona abantu, ngiye ku iduka mbona abantu barimo barabyigana, ngiye kumva n'umuntu ngira iduka ati umuceri urashize. Ukibaza ukavuga ati nibirenze gute? Hariho abantu bafite ubushobozi, ariko nabonye umumama we wavuga ati ngewe nta bushobozi mfite bwo kugura, ninde twafatanya byibuze ngo ngura agace k'umuceri, kuko nibwo bushobozi mfite. Muri iki gihe reka mbasabe, ni opportunité, reka mbyite ngo ni opportunité, kubera yuko mu by'ukuri ni nk'igipimo turimo kugira ngo tugaragaze ko tugomba gukorera Imana. Niba abantu bari bababaye, niba abantu bari gutaka inzara, niba warabuze gukora, iki ni igihe cyawe nawe uvuge ngo Mana, mbonye ko hari abashonje. Ndasoza nshimira by'umwihariko abakristo b'itorero rya Assemblies of God Nyamirambo, igikorwa mwakoze muri iki cyumweru mu by'ukuri nico gushimirwa, nico gushimirwa, ni inshingano, ni umurimo mwakoze kuko twahamagariwe gukorera Imana. Nabonye urubyiruko, nari ndimo nganira n'umuyobozi wanyu avuga ati urubyiruko twenyine twishize hamwe turavuga ngo reka turemere bagenzi bacu b'urubyiruko badafite ubushobozi. Ejo bundi ngiye kubona mbona ku rubuga rw'abamama n'urubuga rw'abapapa baravuga ati Mana, bagenzi bacu, ngiye kubona raporo mbona ngo bagaburiye imiryango irenga 20. Icyo ni icubahiro cy'Imana. Bene data, iki ni igihe rero, niba utarakoraga reka uvuge ngo nanjye mbonye uburyo bwo gukora, mbonye ko hari abandi abaturanyi, ntabwo ari abo dusengana gusa, abaturanyi. Fata ibiro 2 by'umuceri, fata ikiro cy'isukari, ugende urebe wa muturanyi wawe uzi ko adafite ubushobozi. Hasigaye Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge dusoza kandi tubifuriza gukomera no kutagira ubwoba. Mana Data, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, uhabwe icubahiro. Turizera tudashidikanya ko ibi bihe tuzabinyuramo, kandi biradusigira isomo, biradufasha mwa Imana mu ijuru kongera gusubiza amaso inyuma, dutekereze, turebe imbaraga zawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo nitwanyura mu mazi ntazadutembana, nitwanyura mu muriro ntituzasha. Turizera neza ko nibi ngibi n'iki cyorezo tuzakinyuramo tukacyambuka. Tugushimiye kubw'ubuyobozi bwacu bwiza, tugushimiye kuko bakomeje kudufasha kugira ngo tukirinde, uduhe ubwenge bwo kwirinda, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ntitukagende nk'abadafite ubwenge, ariko nanone mwa Imana yo mu ijuru uduhe umwuka wera kugira ngo akomeze atuyobore, tumenye uko tugenda. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha mwese, ibagirire neza.